Isengesho rifasha abantu bari bwitabe Imana kutajya mu muriro kandi rihesha indulgensi ya roho zo muri purugatori. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Yezu Nyirimpuhwe zitagira urugero, wowe ugurumanamo urukundo rwa roho ziri muri purugatori, turakwinginga ngo ugirire isamba ry'umutima wawe mutagatifu n'imibabaro y'umubyeyi wawe utagira inenge, ukirisha amaraso yawe abanyabyaha bo ku isi basamba kandi bagomba kwitaba Imana uyu munsi. Mutima wasambye wa Yezu, babarira abageze igihe cyo gupfa. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana ubyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, amina. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana ubyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, amina. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana ubyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira turi abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Iri sengesho narikuye mu gatabo ka Mariya Sima kitwa roho zo mu purugatori zarambwiye. Roho zo mu purugatori zavugishije uyu Mariya Sima nk'uko roho ziri mu purugatori zibyivugira. Mu muriro hajyamo benshi kubera kubura ababasabira. Abantu baramutse bavuze mu gitondo na nimugoroba isengesho riduhesha indulgensiya, bakagerekaho ndakuramutsa Mariya 3 zivugiwe abitaba Imana kuri ayo manywa no muri iryo joro, bakiza roho nyinshi umuriro w'iteka. Bavandimwe rero, muri ako gatabo ni paje 38, roho zo mu purugatori zarambwiye, paje 38. Nimugire amahoro rero. Gufasha birimo ibice byinshi, ni ugufasha roho zacu gukira. Imana ibahe umugisha.